ushobora kuba uzi gukora ibintu bihambaye ugahera no ku mafaranga menshi, kuko ntabwo waba ukora production ngo uce amadolari 10, hoya uhera nko mu madolari 500 gutyo. Amafaranga batoroheje ntabwo aba ari make. Hariho n'abahembwa hano $1000 rwose. Icyo ukora wowe wisobanura neza ukerekana ko icyo kintu uzi kugikora neza cyane ku buryo ukurura umukiriya. Mwongeye kwirirwa bakunzi ba How to Rwanda TV yanyu rukumbi bagezaho amakuru atandukanye ya application zibyara amafaranga. Nari nsanzwe mbagezaho mining, nkabagezaho application, ariko hari abambwiraga ngo kubikora ngo biba bigoye, ngo biba bigoranye, ngo baguha udufaranga duke bla bla bla, ibintu nk'ibyo. Ariko guys, ugomba kumenya iki: iyo ushaka amafaranga agomba kukuvuna. Iyo ushaka amafaranga agomba kukuvuna. Hari abantu bazi ngo online ngo ni ugukora wiyicariye, ngo nta gukora wavunitse. Hari abantu benshi babivuga gutyo. Nk'abantu dukora mining barabizi. Mining ushobora kuyikora ikamara umwaka, imyaka 2, imyaka 3, ariko wajya kureba ugasanga yarakuvunnye koko. Ese koko nago iyo ubonye ari amafaranga ya mining nago uba wakoze koko? Uba wakoze kuko uba wataye igihe. Icyambere kikwereka ko wakoze, uba wataye igihe ku kintu, ukagitaho internet yawe, ndetse kirakuvuna cyane. So guys, uyu munsi nabazaniye application noneho n'abanebwe mu gukora. Ndabizi ko iyi application izabafasha cyane. Iyi application ikora ite? Iyi application ukuntu ikora, wowe uyishyiraho ubumenyi bwawe, ikintu wowe uzi ko uzi gukora neza, ako ku bintu bigendanye na service online. Mu rugero ruto ukuntu ikora ni nko kwishakira akazi. Wowe ubwawe wishakira akazi, uragenda iyo application ushyiraho ibintu uzi gukora neza. Tuvuge wenda ufite nk'ibintu bigera mu 10 uzi gukora neza, byose ukabishyiraho. Tuvuge urugero, nzi gukora kweditinga amafoto, nzi kweditinga video, nzi gukora voice over, nzi kwandika ibitabo, nzi kwandika script. Byose ukabimanura ukabishyira ku rutonde. Hari ahantu uba ubishyira bidesigninze neza ku murongo. Sinzi niba muri kumva iki kintu. Ubumenyi bwawe ni urubuga rugufasha gushyiraho ubumenyi bwawe. Iyi application ngiye kubabwira ifite ibice bibiri. Hari igice cya buyer, ubwo ni abaguzi, hakaba n'igice cya seller, abagurisha. Ubwo rero wowe uba mu gice cya seller, cyugurisha. Ubwo bufiteho ibicuruzwa. Ibicuruzwa byawe aba ari ubumenyi ufite. Nk'umucuruzi wese uragenda ukabutandika, nk'uko buri mucuruzi wese abyuka atandika imari ye ngo aze kubona abakiriya. Gutandika ibicuruzwa byawe ni ugushyiraho ubumenyi ufite kuri icyo kintu. Tuvuge ni graphic design, ugashyiraho ibiciro, ugashyiraho description, ubumenyi ubifiteho, ugashyiraho na sample y'ibyo wakoze kuri icyo kintu. Warangiza ugapublishinga icyo gicuruzwa cyawe ari cyo bumenyi. So nk'uko mubizi, ku isoko iyo ufite ibyo ucuruza byinshi unabona abakiriya benshi batandukanye. Rero uba ugomba gushyiraho ubumenyi bwinshi ufite muri ibyo bintu. Tutizimbye mu magambo, iyi application bayita Fiverr. Ariko icyiza, wakoresha application ariko mu kuzuza details zawe zose n'ubumenyi ufite wakoresha website. Katubanze tuyinjire. Ni iyi ngiyi isi icyatsi ifitemo n'ibara ry'umweru ryanditseho bayita Fiverr. Uyinjiramo. Aka kanya ninjiyemo nk'umubaya. Hose logo design,
aba ni abantu baba baragiye batandika ibicuruzwa byabo kandi bashyiraho n'igiciro baheraho baguha iyi serivisi ubaye uyishaka. Logo animation ni za logo ziba zigenda, business card, gukora ama business card. Ibi ni ibicuruzwa by'abakora ama business card. Nawe ugiyeho ushaka, warabuze umuntu ubigukorera, watanga akazi bakabigukorera. Social media design, aba designinga ama social media. Dore ibi ni ibicuruzwa baba barashyizeho. Harimo ingeri nyinshi bitewe n'ubumenyi nawe uba ufite. Sound design, nk'aba producer. Hano ushobora gushakiraho abakiriya nk'umuproducer. Icyo ukora wowe wisobanura neza ukerekana ko icyo kintu uzi kugikora neza cyane ku buryo ukurura umukiriya. Nk'umucuruzi uba ugomba kuba ufite igicuruzwa kiri karite kugira ngo ubone abakiriya. We icyo ukora ni iki? Winjiraho nk'umusela. Iyo ushaka kujyaho nka sela uraza hano, kanda hano hasi kuri profile, ugafungura aka kantu. Uba ugiyemo nk'umusela, sela mode. Kaza ukareba profile yanjye nuko imeze, aho ntuye, information. Aya ni amagig, ibi ni ibicuruzwa byanjye mfite. Hano kuri Fiverr tubyita gigs. Yego. Urabona nanjye ndacyari mushyaho kuko mfite ibicuruzwa bigera kuri 3, ariko nshaka gukora cyane, nibura mu cyumweru nkaba mfite ibicuruzwa birenga 10. Nibwo ushobora kuzana abakiriya benshi. Kandi ikindi ushyiraho igiciro kitarenze cyo guhangana n'abandi ku isoko. Kugira ngo winjiremo nawe uyikoreshe, urajya hasi muri video description nahasize link. Nibyo biba byiza kuko ihita ikujyana kuri website yabo ukuzuzamo information. Ukoresheje website nibwo bikorohera kuko hano hari ibyo batakwereka, bakuyobora n'ubundi atijya kuri website. Udashobora gukorera hano muri application. Link ikakujyana kuri website, ukuzuzamo information zose, ugakora register. Iyo ukoze register uhita winjiramo. Dore ngiyo kuri website ukuntu iba imeze. Iyi ni Fiverr yo kuri website. Nabona ngiye ndimo nk'ibisanzwe ko nsanzwe nyikoresha. So tuze kuri dashboard. Iyi ni dashboard yanjye. So iyo ushaka gucreatinga gig ubigenza ute? Gig ngira ngo mwamenye icyo ari cyo. Ni ibicuruzwa byacu dushaka ko abantu babona, ari byo bumenyi dufite. Iyo ushaka kubikora, ushaka gucreatinga gig, uraza hano ugakora kuri uturongo 3 tumanutse, ugakora kuri my business, ugakanda hano hari gig. Urabona n'ubundi bahita bakwereka za gig mfite. Impression ni abantu baba bazirebye, ubwo ubaye interested ahita akora order akakwishyura bikaba birarangiye. Iyo usoje, ariko hano umenye ko uba winjiyemo nk'umusela. Ibyo byibuke. Kambanze switching to buying kugira ngo mbereke uburyo winjiramo nk'umusela, kuko iyo ukinjiramo winjiramo nk'umubaya. Yego. Kinjiramo wowe
bahita bakuzana ahantu hameze gutya, bakwereka gig z'abantu bandi abagiye bashyiraho ibicuruzwa bitandukanye. Abo bose ni abagiye bashyiraho ibicuruzwa, naho ugomba kuza ku isoko ugakompeta. So icyo uhita ukora, uhita uza hano hirya ugakora switch to selling. Nota bene uri gukorera muri browser, kuko muri nuza ntago bikunda, muri app ntago bikunda. Browser uburyo tuyigezemo wabyumvishe, wagiye hasi muri video description uhasanga link nahasize, uyikoraho ihita ikuzana, wuzuza information zawe, ukora register nk'ibisanzwe, winjira hano muri fiverr.com. urahita ukora hano kuri switch to selling, nyine winjiremo nk'umusela. Tayari ninjiyemo nk'umusera. Iyo winjiyemo nk'umusera, icyo ukora ni iki? Nk'ibisanzwe uhita wuzuza profile yawe igendanye n'ibintu ushaka gukora, ukayuzuza. Wamara kuyuzuza, iyo usoje kuzuza profile yawe, uhita ukomeza ukajya gucreate gig zawe, cyangwa ukajya gutandika ibicuruzwa byawe. So guys, iyi application ntago yoroshye, nyine ni ibintu ushyiraho witondeye, ku buryo nyine ushyiraho utuntu dukurura umuntu akaba yaguha akazi bigendanye n'ubumenyi ufite. Ushobora kuba uzi gukora ibintu bihambaye ugahera no ku mafaranga menshi, kuko ntago waba ukora production ngo uce amadolari 10. Hoya, uhera nko mu madolari 500 gutyo. Amafaranga batoroheje ntago aba ari make. Hariho n'abahembwa hano $1000 rwose, kuba umukiriya yakunze ibintu ukora kandi iyo serivisi ayishaka. So ahangaha kuzuza profile yawe ni ibintu witondera, ugendamo gake gake. Ku muntu ushaka ko mufasha, yanyandikira, nimero zanjye za WhatsApp ziri hasi muri video description. Gusa bitewe n'ukuntu bigoye, ntago iyo serivisi nayikorera ubuntu. Wowe ubonye uri interested, kuko ni ibintu bibyara amafaranga. Ibintu bibyara amafaranga, kubishoramo andi mafaranga ntago ari ibintu bigoye. Ushaka ko nkufasha, nagufasha gucreate profile yawe no gucreate amagigs, nabigufashamo. Ariko ndagucharginga, ntago nakubeshya, kuko ni ibintu ukora hafi nka gig imwe kuyicreate bimfata isaha. So dukomeze. Iyo usoje hano, uhita uza hano kuri twa turongo dutatu, ugakoraho, ukaza hano kuri my business, ugakoraho, ukaza hano kuri gig, ugakoraho, ukahita ikuzana hano. Urabona hano mfite gigs 3, impression abazirebye ni 37. Iya mbere wayikiritseho ni 1, ubwo nta kazi yamaye. Hano urabona 10 n'abangaye bigenda biza. Icyo uhita ukora wowe, uhita ucreate gig, ujya hano kuri create gig, ariko ukabanza ukareba utu tuntu aha kuri active. Tuzooming active, aba ari gig zawe ziri active, abantu bose bari kureba. Pending ni gig wakoze itegereje ko iba approve, ubwo baba bayibonyemo ikibazo bari kuyigenzura. Requiring modification, nyine nayo baba bakigenzura. Draft ni gig wakoze utararangiza, ukavuga ati nzayikomeza ejo kuyikora, ukaba uyishyize muri draft. Denied ni gig banze wakoze nabi bakayanga, barazanga cyane iyo wabikoze nabi. Pause ni gig yawe wapozinze, ukavuga ati gig reka mbe nyipozinze, mbe nkora izi zindi, mu gihe runaka nzongera nkore playing. So wowe urahita uza hano kuri create gig. Iyo ugiye gucreatinga gig, haba hari izi ntambwe ukoresha 3 zose ugomba gucamo. Overview ni hano, awiri, ubwo ni ibisabwa byose ushyiramo, ugaselect awiri ni ibintu ubasha gukora, sibyo? I will do something, nyine uko. Ariko awiri uyirekeraho, yo ntago igivaho. Ikintu ubasha gukora, ugaselectinga kategori y'icyo kintu,
ugashyiramo ama keyword. Iyo usoje hano ukanda save, ugakora continue, ukaza kuri pricing. Ubwo bumenyi bwawe ukabiha igiciro bitewe, hari basic, hari standard, hari n'ubushaka ibintu birenze biri premium, naho ugashyiraho igiciro. Ubwo urumva biba bitandukanye bitewe n'icyo umukiriya yakwifuza, n'ibiciro bitandukanye. Iyo bisoje ukora kuri save, ugakontinuinga, ukajya kuri description, ugashyiramo description y'iyo gigs yawe wakoze, na FAQ ni question, ni ibibazo ushyiraho, ugashyiraho n'igisubizo cyabyo. Nyine twa tubazo umuntu ashobora kwibaza ako kanya ariko hasi hari igisubizo ugahita umusubiza. Kaza requirement ni ibibazo umuntu yakubaza ariko bigendanye n'ibyo wowe wamutekerereje ko ashobora kukubaza, akabikubaza ukabimusubiza. Wagenda bisangamo abikubaza wowe umusubiza. 6 ni galeri. Ubwo ushyiraho nyine ibintu byakurura umuntu bigendanye n'ako kazi kawe, ibintu bisobanura ako kazi kawe ariko mu buryo bufatika bw'amafoto, video, usobanura akazi kawe. Cyangwa ugashyiraho video wakoze n'ubu uri mu video editor, cyangwa ugashyiraho video wifashe uri gusobanura ibintu ukora. Ako ni muri English, ni mu Cyongereza. Iyo bisoje ujya kuri publish, ugapublishinga gig yawe. Iyo umaze kuyipublishinga iza muri ibi bice bitatu. Iza muri active iyo ari sawa bayemeye, ikajya muri pending mu gihe bari kuyigaho babona ifite ikibazo, ikajya muri require modification mu gihe ifite ikibazo, ikaza muri draft mu gihe utarayisoza kikomeje, ikaza muri denied mu gihe ivuye muri pending iba yanze, ikaza muri paused mu gihe wowe paused ni wowe yishyiramo. Ego rero iyo umaze gukora gig yawe nibwo uhita downloading application ukayishyiramo. Application ikigufasha n'iki ni ugufungura ama notification kugira ngo niba hari umuntu ukwandikiye ahita agira ate, niba hari umuntu ukwandikiye uhita ubibona hejuru kuri notification, winjiremo umusubize. Nibwo umusubizanya byoroshye kurenza kuza kuri fiverr.com, nibwo biba byoroshye. Ubundi mugacata, cyangwa mu gihe hari ODG bakaguha notification ati hari ODG. Iyo OD ukayigenza ute, ukayuzuriza ibisabwa niba yakwishyuye, so mukaganira mugakora akazi. Murumva ko iyi application wamaje gukora gig yawe, nyine ubushyize ibicuruzwa ku isoko, wowe utegereza abakiriya. Urumva iyi ntago bigoye, wamaje gukora biriya byose ntago biba bigoye, ni ugutegereza abakiriya bitewe na serivisi ushaka, ibiciro washyizeho. Iyo babonye ari sawa bahita bakora order, mugakora agakontra gatoya, bakaguha akazi ukagakora. Hari igihe biguhira rwose amafaranga ukayakuramo. So nkuko nabikubwiye, ushaka ko nkukorera iyi Fiverr account nkagucreatingira amagig, hasi hari nimero ya WhatsApp wanyandikira tukabiganiraho. Ikindi ushaka kuyijoininga, hasi nahasize link muri video description, urayinyuraho wiyandikishe winjiremo. So guys, nakoza cyane kubana natwe. Ibyiza mbonye ntago nabyihererana, mba ngomba kubibasangiza. Tugomba gutera imbere, dore n'amafaranga yarabuze. Tugomba gufashanya ahantu tubonye opportunity tukazisharinga. Nawe ubaye hari opportunity waba ufite cyangwa uzi, wayandika hasi muri comment, cyangwa ukanyandikira kuri WhatsApp ukayimbwiraho, nkaba nayikorera video yayo nkayisobanura n'abandi, ariko igitekerezo cyaturutse kuri wowe. Icyo gihe uba ukoze cyane, ntukabone uburyo nk'ubu ngo ubwihererane. Hari ikindi cyifuzo nari mfite,
niba hano hari abantu baba bashaka cyangwa baba bifuza kwiga forex bakaba barabuze amafaranga ayibigisha, kubera ko forex kugira ngo uyige bisaba amafaranga menshi cyane, banyandikira nabo muri comment hasi bakambwira niba babyifuza. Mu minsi iri imbere nkajya mbakorera video zivuga kuri forex, nkabaha basic nabo bakazikorera research mu bindi, ariko hari basic bafite kuri forex trading nkajya mbakorera video. Mubaye mubishaka mwanyandikira hasi muri comment nkazabibakorera. So guys, reka ne kwizimba mu magambo, mwakoze cyane kubana natwe, turabakunda. Ciao, hasta la vista.